Hakumuri nk'umuntu wajya gufatanya imife akamugira umuyobozi yumvisha yuzo. Nguwo ni Kanje wamutoye da ngo niwe muntu yizera. Nari nkatangaye umuyobozi wa Kanje. Ese ubona Kanje atuzuye wese yagiye kumutora muri Paris. Uyo badari babanshinja ruswa ariko bari bahari. Ndavuga burunsubiza yamushyiraho nyine. Kibaza rwose nagiye kumva mbona amanitse akaboko. Gatini ndimife. Hasi kutitanga byibu. None ako kaboko namanitse we ntugafite ukamanika n'umunwa ko ntaye nawe uziritse ukavuga ko utabyemeye. Hari abantu reka tudakunda ibintu byo guhari. Nawe wishizemo sera. Ariko nikira mu rugamba no mu mugambo nka Kanje. Yego rasinge wakinye kadeye se banje amafaranga ya guteza ubwega kuri Premier B. Utambira agiye kubishiza yumva bitira. Ahubwo se ntiyanasomaga ngo areka kare kampani ebyiri zitandukanye. Urashinyagura muri Guardian bigisha ibihekane. Wase Kanyusi ntabwo yize ku Beti. Kanyusi nimba yibyo ngibyo ushaka ikindi ukora kuko Beti nta muntu yakijije. Witaragaburira agira ngo nta kaboko igira sha. Asa nijye ubizi. Ngaho yikore muhaye imyaka 3 gusa urabukenyutse. Nyumvira ibikabyo byanyu. Papa ko yikoze kuva 2002 ntari. akumva umusozi wakaca. Buriya disi ubona ari. Umusatari ubona yarapfuye. Atarapfuye nyina batangiranye business ari. Uya wigoreka inkuru yivuga ukwiriye ari umukozi we. None dore ubu ngubu abantu bafite inganda bafite iki? Ipari. Nyirangaramanzi cyane undi muri kuvuga. Uriya yari umukozi wa Papa Kanyusi yicaga igipondo bakamukata se. None ubu yabaye imbwa. Ebyiri hubo tubona injyano yabyaye. Garumuka nkwe bitanu. Akwisura amafaranga amaze kuyakora. Amafaranga bitayapana. Ibyinyo natandi ku. Kanyu. Ariko iyi nimwe yo mu bace. Iyari ibishyimbo ndakurahiye. Mure bitunzwe na do. Ndibaza ukuntu mutubizi inama nazo zikazamo bikanca. Nibigucanga ubuzima bwa Kanyusi. Ariko njya kunyunguta igisebe we ubundi urambaza. Ariko kumeza nk'uyahura bungana ko kwiryinyo wabuzize iki? Akubwo kwiyahura kurenze ku betting ya Chelsea ushaka miliyoni 9 nuko we ku mutima we wabayibuye. Shasi ngo bashyemo umwana ngana gutangira gutungwa na Beti mama nazapfa dakiza. Ariko ubwo bukire ni subutanga. Yari kwihera habwiha ubu si umutindi wirirwa arishe. Habaye iki? Urabaza imbaraga sazaryanja. Imbaraga sa n'abatindi bigenda nabite. Nawe na yambwa yawe. Ababa wibavuga n'ujye kubavuga ujye unashyiraho stop kuko uyu nguyu ni imbwa cyane umugore n'umugabo. Handa kukaburira imbaraga sa ugeze ubona ndamanye nayo. Bihakane se mbikwimutse. Ndume Kanyu we n'imbwa ye bajya baryama. Utanze agatekerezo keza ukagatanga mu rurimi utari ikinyarwanda. Nawe ivanga dose tugaruka ku ngingo twatira umuntu w'umugabo aryamana n'imbwa. Ukonya kubyarana n'imbwa wowe ngito umugabo wone. Kwamugana gushinja ubugabo ute kandi urafashe izina ry'umugore wawe. Akonya kugura mibyinyo we umugore fi. We nani murashakana byemewe n'amategeko kuko atabyemera ariko wiyihakana nyabo. Ntibatubwiye ko murarana. Kanyusi kumangazini ntarahindukira kureba. Akana ibintu wavuze. Ndetse ndabakanira ibyo navuze sibyo. Warabibonye ngiye nire ngo turi kuri mano puza bitse. Usibye no kuryamana nawe ngo mwarasomana. Sumara si bisanzwe umuntu niyemba tugira n'abazungu. Hanyuma se uri umuzungu. None ikigaragaza ko yihanganiye ibihe bigoye by'umugabo wayo. Nayo isigaye ry'ibijumba imbwa. Kajomba kabona umuzi. Imbwa ubwenge gira wowe. Ntabwo yatera shebuja mu gihe yakennye. Baje bavuga ngo no hasi araharyamye yagukunze kabihaka. Imbwa nazo zamenye ubwo bwenge zisigaye zijyana ibijumba nawe. Je numvisha iby'ibishyimbo ndumirwa. Ese ngaro wabitekereje? Gateshera imbaraga usijyana kwa sobuko. Ubundi urabizi neza. Munyagozi yanadutumira tukanimwe. Shanje y'agatimba nari no kuyabura. Akonya gutindanisha vuba njya kugura agatimba k'imba byagenzo. Niyo mpamvu se wese ukora ibyoroshye kuko wari uke. Bacinjirana muri toilette ameza akabatandatu. Nawe ntagira ubwenge harongora imbwa. Sinayigura njye njya gufata inyagihuru. Uranyibukije sha nabonye ejo ubundi ari kuguca inyuma. Gacika mu mutima uri nkaca tudutse muganira. Reka umuyobozi ntaraza reka tuwe tuguhugiye. Ahubwo kumugabo uhugiye mu bibazo byawe nabyo ntabwo bikoroheye. Oya reka tugaruka ku kibazo kitwugarije. Umuntu usambanye mbwa ugageza ku mugabo byagenda. Ese umugani mbwa yo kari igisekurume nawe akabikindi umugabo birangira ari uwo. Ko nubu ushaka kumenya amabanga yo mu gitanda se nawe ushaka gushaka imbwa. Ariko Yego ndimife. Ahubwo wowe umuntu akugira icyizere akakugira umuyobozi ukagira aya masaha utaraza. Abanguka turagutegereje. Handi mifega nawe ntabwenge ki baramugira umuyobozi akakomeza kiraza nyanza ngo ubutana natayeza atarigende. Oya yakoze gutinda mubaza ikibazo cyane ryataga nkagira isori zo kukikubaza ndi ngiye. Entertainment stories and more. Stay connected forevermore. Mukomere. Sanzwe dukomewe tubaza ubusa kubera iki wati Wibwanuka cyane si wowe wenyine uri hano rata munyihanganire. Ntabwo tukwihanganiye. Ngahi yahuri. Iki Yahuri. Kiyahuri yose y'amasoha cyoye. Aho wizo ndi kuvije wowe. None se ntabwo bagukubwiye. Nose kandi babwiye no babwiye. Kanje urakoze kumenya ko imbwa zibwanuka ikibazo muri make tugiye kuganiraho ni ikihe. Ngaho umuyumvira w'abakandida bakazungu. Kandi ubwo washaka ngo tutore umugore wawe. Bakunya kugura mizuru we umugore wanyu mushaka cyo umugabo yari umubiri. Wambwa ari sinakurenganya nta rugo rw'imbwa wambwira. Komeza wunganire nawe bikenewe ndakumva. Rata bandi ingingo tugiye kuganiraho ni iyi. Yumva wayibagiye ahubwo reka nanjye nzanine. Ndumvuza ubwenge sha iyo ngiye tugiye kuganiraho ni iyihe? Ko twatewe umuyobozi w'ikigo gimwaretse tukamuhindura.
ngwino uyobore. ayo wacu wayoboye uziba rero abazima bavuge ntukavuga ubu. ubwo se ubwo aravuze cyangwa arasuze? yaba ari itungo kuko ndumva amagambo yanuka nk'amase. Okay, ingingo ndayibutse. Igihunyira gusa uri guhuma mubi. hasi ko mwese mwanyihaye. urumva atari igitangaza umuntu arongoye imbwa urumva bisa. Bana yera. Irakere shaho wakoreye amahano ko yabaye umukara. Data twikomereza iyo ngingo niyi. Ni ikibazo cy'ubutinganyi cyugarije karitsiye. Usubira abatinganyi bazafashe mu kabica. n'abarongora imbwa bakabarokora. Umva wanyanagimbwa. Aho wahereye unyiha. Shaka kongera igihe ugahita ndikuramo. waba muhoye ubusa. Akonya gusambaye na sosa dati kanyu. We ntabwo gusikamira. Wikitotomba ariko se wamugane ko bavuga ngo icyo uzaba muragendana umuntu yagendana n'imbwa bakamwitayo hanyuma urara nayo turamwita iki cyose. Rata muyo bakomeza. Yego mu bantu baje mu nama hari umuntu mukeka w'ubutinganyi. sha ntago yabura. nakuraye sinzi icyo bikanze hano harimo benshi hubwo. nizere ko nawe wibaza. njye nawe turatingana. inzobe ebyiri zanabikora zishobora kwiyegeranya zikibwira ko ari inkuru. harya bakwitanye Ngo muteretese. wowe amatungo ukunda ntayahari bucecetse. Ubonye agasura ke wumva mukunze se. erega mukunze atariwe nkunze nta kibazo. sha icyo maze kubona cyo nta bagabo tuzabona. kabona ishyano mwese muri abana. nanjye sinkunda abahungu b'inzobe wibwanuka peti. peti nisi. naho wowe akaba peti mitsingi. aho umwaye icyubahiro ni umusururu aba icyo ari cyo cyose ariko tabitabi nkaso. yewe ntawanga kakanuka kuko ndabibonye papa katunzwe na bete so atunzwe n'iki niba nebanga nyine nshimye ko kuko utari proud yo gucuruza ibikamba aba nawe arabicuruza nawe so ntayamara muri beti yamara kujwarwata akaza kubyikopesha. ivuguza igiso nawe yahitagaza kwikopesha ubugoro kwa kaka Yamaye kanje papa wayi ubugoro. n'abahinde ni umuco da niko sha umuhinde wa kirehe habaye wabambarije se. subiza numviraho nanjye nabonye inzobe ya so ndikanga. ari ubwa mbere nari mbonye umuntu w'icyatsi kibisi. ziriya ni ingaruka z'umuntu ry'ubugoro rero. nakomeje kukubuza kuvuga ururimi tutazi. Vuga kuri bitangira gupapira ziramwisangiye kuri ribu. Afunzwe zira transisi wa. Bahoze 36 se kandi bo bakozi. mva bagira ngo no murakoreye nuvuye iwawe Oye umunyako wimvuga mpise niyo kwishyimo bya Savera. Yabaye iki? Ikiro cyaza itahinduka itungo. Ibishyimbo yarabirishe byose birasha. nayo ngo yahise ajya kwiyuhira nk'inka yinywera amajerekani abiri. Tugaruke ku ngingo y'ubutinganyi. wahora n'iki ko mubyara wawe Eric sha bamurajemo. ese ubundi bamutwariye sha simbizi ariko ubanza yakoze kuri nyashi z'umuhungu. nyashi cyangwa kwa sharukuru. nyashi ubwo umuhungu ufite nyashi ni uwa. hari utazigira se ahubwo. amaye nka data ubwo zaje ryari se sha cyangwa uzifite ku mutima. ngenda zifite rwose nta n'uwo tubihanganira. Witekereza nk'ibizivamo rero dukomeze. nyine komeza utubwira umwanzuro kuri mubyara wawe ni uwuhe. Kuba yafunzwe ndabizi. Cyazira sinyizi. Urengera mu musubizi. okay ngaho komeza iyo ngingo yawe numvaga ari ugiye gushingiraho Gira uti niwe ngiye kwishingiraho. ndagwa bitatu Nako ni dudu ngiye kwikomerezaho. ntacyo bitwaye. Ibyo bivemo we nta nkuri kurimo. Niko gara amakuru ko yakwirakwira impande zose kuri umutinganyi. uhita umbariza na mama ye nimba twaratinganye. Ibyo nitwabitinda ashobora kuba atari mama ariko ari undi mukobwa. mushiki wawe nyine uwo mukobwa ni uwo. ngo wasanga ari Natubwire sha so ni inkumi. kuba inkumirega ntibikigombera kujya mu mabere cyangwa ibindi bice by'umubiri no mu bwonko bisigaye bikora. umugani wa muhanzi byose biva mu mutwe. base gerageza ukuremo ibirimo waturiye. ushaka kwiruka kubera umutwe wa tigo uzemo ibivumvuri n'amavubi gusa Urakabije. Nta n'ubwonko. ahubwo se wowe umwitegereje urabona bufite. none uri kuntekerereza se. igihe wavugiye se icyo wavuze gisaba gutekereza ni iki. Tunamwumvisha ahantu duhurije. Umutwe wuyu wanditseho amavubi. uwawe noneho harimo n'amasi. Akonya gusambanira ku isaso y'abageni we. Uri nkawe dupfite. wowe nkugezeho mba numva nta banga. Byibuze se ubwenge bwo burasigara. cyane rwose bwo naho bujye bunuzuye. Muyaho ko gahunda zanjye ziri gutinda se wagerageza tukitana. We nta kibazo rwose reka dukomeze. Hanyuma kandi mwebwe ninde mutinganyi. Wa muyobozi we rero ubashije ubuswa bw'umuhungu wanjye. Ndamwizeye rwose ari guhita yivuga. kavuze debo kavuga idahiye ndajya kwivuga se ngendiwe. Ntangira winyasamaho nayo sindi pepe. wowe turabizi ko utariyo kuko washatse. Gashaka amapinga handiza. Umva shangaru we nakanjye ndabona mufitanye ibibazo mugende mubikemure mubone kugaruka mu nama. Kinyembwa nta kibazo mfitanye no n'ikimure ahubwo ibiri mu mutwe. kereka wundi wowe bakumaye nkabanza nkagukoro. Kanjiro mbaza kubwira. Ugiye kuvuga ikibazo mfitanye nawe tuba tugikemure. iki Kubera cyo ukunda kunyasama. ako wowe bino Iriya mbwa kubizi njyewe ko ikindi cyangwa mu gutaka tagaro kwigaburira. ukayika buri bijumba ariko Musanga biba bihari inyama ntagiburenze kuri imbwa yanjye. kubera iki. Nta mukino utunga imbwa. Niyo mpamvu nagiye kurembwa yo mu gihuru. hanyuma wayizana iki nyine imbwa urayirenganya ukayizana ukayigira n'umugore ikoresha imwe bitagakwiye ko bikora. Ahubwo iriya mbwa niwe yifitiye ishari. Ngo ni gute ngo wazanye imbwa ushaka kuzayisambanya. uko yagushatse Gashakwe n'igihamya. njyewe ngakubwira ngewe wari Rero Kanyusi
gira vumbe bitatu byanjye. oya ariko aka kanya ngo ntabwo nahita njya Uzi nutama no mafaranga ibihumbi bitatu byanjye. Ngiye kukugira topic nkwasase ari abakumenye. amba nanjye niyo mpamvu rero navuze ati kakagabo kakanyabwenge kitwa kanyusi gakweto kaboneka n'undi kantu kakasongoye ntabwo ndi buyaguhereze inama itarangiye kugira utanga aho ngaho wambaze nakubaze cyane rwose iyo yama mbere oya danda nakurimbuye kandi muzi ko kanwa kaba gahora kakurya wagira ngo bari gushimamo ntacyo ibyo tuye turetse ndabizi kuri buyame ntabwo wanyambura kuko nakuvuga ahubwo mu by'ukuri ngarasambana n'imbwa oya ugusebanya oya abantu bose bakakuvuga se urumva abantu bagira yabo rubanda bagira yabo bitewe n'uburyo nyine ngaruburi igitsura ye hari ukuntu utishimirwa n'abantu bose erega baravuga mu kinyarwanda ngo urumva iritavuzwe ni inshuti yanjye utangira kujya wirengagiza ntabwo ni agakobwa urabyirengagiza ukajya umbwira ngo ni ibigoryi ngo nta kintu baba bamaze ngo nako tubabariza imitima uhita wishakira imbwa ashaka kubera kutagura inda yose utangiye kunsiza fatajyana rero kandi biriya bigaragaza umuntu muzima reka maze nkubwire umuntu muri inshuti ukajya ujya mu nda ukabona warakwihorera ukajya umuha pasi ukabona arakwihorera ukajya umusaba na pasi nawe nta nshuti y'umukobwa nimwe agira ukajya kubona afite imbwa niyo birirwa bagendana bagira bakanasomana njye nafashe umwanzuro mva mu buraya mva mu busambanyi mva mu byaha mva mu nzoga wabivuyemo ryari wabigiyemo ryari ko ntigeze nkumenye ko nkuzi kuva tukiri abasore nta namwe wigeze utereta umuntu wowe wari bwatereta umuntu sindaga tugura mu biziro kandi twaga turi kumwe ese kugura inda imwe waguze ugahita ubivamo nimba yarakubiye niwe kumwe nkakuzanira ntabwo nyine nakomeza gukora ibyaha ngo byihanganire nahisemo ikintu kimwe ukamubwira rero urahitamo ubuzima cyangwa kubana neza nanjye wabana nabi nanjye wowe soni w'ubutanga iyo nzo umwe aba ari ibyanyabyo wowe hari kugira ngo abantu bakwambike ikimwaro none se afite ikinakanje ibyo ngibyo simbizi buriya wasanga bapfa umugore cyangwa ikindi kintu bafite bahuriye wenda nyine gituma bashwana tu ahose reka mbanze mwibaze none se mungu yabaye iki nyine nanjye ntabyo nzi niyo mpamvu nari ndi kukubaza kugira ngo mbimenye ntacyo tubanze tugende turangize iriya nama reka mbanze mubaze se mungu mukunda ko mwumva niko bimeze yego bamufunze yaguriraga abana inzoga akabafata ku ngufu oya ariko none reka mubwize ukuri sirashaje yego ahubwo se nkwibariza sha ubona kuba kanji yarantoye ngo bangire umuyobozi muri no nama atari ikigeragezo yankizeho ageze amahirwe agukura mu bubwa dore ubu ngubu akaba yarasubiye kwa kabuga cyangwa imageragere bitewe n'itabi iyo nama batagira ngo twari turi kumwe ugashobora kwigira igikara ugira kwigira iyo nama turayishwaniramo bararusha mwabahungu ubutinganyi mushatse mwabuvamo ubu tuvugana nona Damascene arapfuye baramutinze isapfa oya ni moti mwinshi none urabihuriza n'ubutinganyi nanjye ubwo ibyo nibyo nibajije kuba moti mwinshi n'ubutinganyi abihurije uko gupfa bitunguranye wazapfa utarihana ubu ni se nde wakubwiye ko mfite uburyo bwo kwihana kubatiza kwicuza ngo ujye mu ijuru hari ibyo ushaka kwigira kwa soni satani gasaduka izuru wacyohe ngaruka biharaturika kandi we n'amara ushobora kuba mufitanye amabanga maremare aho ifitanye na soni satani kandi nanumvisha ngo satani cyangwa ari umukobwa tuvuga Diyani niyo mpamvu yari ko satani byose birenda mu uvuze ibyanjye byo kuko amajwi numvisha ari imbaga ntabwo ari inkuru rero nyuma y'iminota 10 inama itararangira ndahita na none se kuvuga undeba ninjye muyobozi kandi ushobora kunsubizanya ikiburi nkahita nkumeza kamene haho ntunyasame wabwiye umuyobozi se uri ari imbere ibaze nkaho nshatse umugabo nkaba nkuguyeho yabo nanguyeho untomboye ko njye ntabwo nakwiteza kabisa byo ndakwizera ntiwakwiteza umuntu utarwaye sinyishaka mbi zamura karite yiwe uyavuga kuri topic niyo topic ngaruka hose aho twagiyeho y'abatinganyi bene wanyu rwose abivuze ukuri niyo watangiye babwize ukuri rero mwabagabo mwe nta mugabo wa nyoko turimo wagiye waha umuyobozi w'urubyiruko ugomba bari gutambanyiriza ubwonko uhinnye samo nahita ngusatura ubwonko ariko icyaho cyarira ubwonko bwene nta bwenge kikigira tugize amahirwe ko dusoje inama atarahebeba nijya bikora njye ni rimwe namwumvisha ari kubira no kugira gahunda zimwe na zimwe akora nk'isake se yabishyize ku mugaragaro no hasigaye bikankaze uzi naraye mu kabari mfite hangova inama tuzayikomeza ubutaha hanyuma imyanzuro y'inama turayihande yambwa y'umugore wawe ntukanyasame ratamuyo imyanzuro y'inama turayihande iyi muyibare nk'itabaye nasinze tuzayikomeza ubutaha bivuze igihe cyose tumaze watari gutuma nta kintu na kimwe tugezeho amafaranga nawe kuba nkoreye muri iyi minota n'umuntu nanze kujya kureba kuko n'ubundi wasanga amakuru ko wasanga bari kuvanayo si mujyamo nawe nta muyobozi ukurimo